Tugiye kwakira undi munyarwenya hano witwa Joshua Kamirindi. Amashyi cyane twakire Joshua. DJ Yaman. Wari waboroka indirimbo nyuma y'imyaka runaka ukazasanga iyo ndirimbo waborotse nyamuneka wari umuswa bitandukanye na lyrics runaka bari gutambutsa. Iyo ndirimbo byambayeho hari part igeramo there's no love get for you nka Jackie Chan chuma so matosoni to for you you know I can farabare kumarore omwere I get bebe chimpanzoro chinonchore if you see her eyes. What is chinonchore muyobozi? What is chinonchore? What's farabare ku reka nanu mubizi bimeze nka bya bindi wabaga uri muri primaire waraborotse imyandiko yose ugasanga waraboze je mara aratete eje transport beaucoup nanana nigeze kuboroka umwandiko ngira ngo bavuga mon petit poussé mange damame mon petit rapé kurudaro jaride erosenje grisando damori reka mure n'umwana wize igifaransa bambwe Joshua wavuze ko uzi igifaransa ngwe no ganiye n'uyu mwana merese uri he gira ikibazo runaka wambaza icyari cyo cyose bimeze bite se ujya mu gifaransa icyari cyo cyose mu gifaransa merci mon petit poussé ça marche mon petit rapé karanze wowe urimo uravuga za mon petit gusa icyari cyo cyose ngenda manuka hose igifaransa ndiyo pe ahandi wari umeze neza ariko ase wabuze umuntu uzi igifaransa ahantu nago yabura reka ngufashe icyari cyo cyose umbaze pe ndamanuka umwandiko nta gifaransa uzi ngo dufashe icyari cyo cyose qu'est-ce que t'as mangé mon petit poussé icyaka binda gitegereje comment te sentis mon petit rapé tukomeze ndahari est-ce que tu as étudié cours d'art jaride amashyi menshi kuri Messi nyamuneka bibaho hari indirimbo nyinshi twagiye tuboroka gusa are there some Ugandans in the building? Make some noise. Yeah man, abaganda bari wano there is a song that I got confused of. Iyo ndirimbo bayita City Loss. The teacher lost in the bossy teacher. Iyo ndirimbo abantu muzika ari indirimbo isanzwe mu buzima busanzwe ariko iyo ndirimbo iri romantique. City Loss hari ahantu baririmba rekanzine. I think you understand rekanzine zino mwana you know wagwani kwa je you know rekanzine none hano numvise ko ari romantique nakajambo kandi yahise yongeyeho mama we rekanzine nenzina mu mama mushobora kuba muzi kumba becha DJ gashiremo wumva ibyo bintu nibyo nenzina mu mama DJ bugakuyeho ndavuga Eddie Kenza ahura gute na mama we runaka ibyo bintu bihura gusa one thing that I want to say anyway niba uzi ko wicaye muri VIP wishyuye 35 ihereza amashyi pe niba nanone wicaye muri VIP ukabuzi ko iyo ugiye muri Tour du Rwanda ari amasegonda 20 nawe manika gatoki so abantu banyishimira Joshua Comedy nyamuneka mumereza amashyi happy kuba ndi hano muyoboke Alex ndabona uri muri WhatsApp ariko nkunda ibikorwa ukora ikindi kintu cya mbere nuko abantu bari hano batazi ko abantu bose wa managings bakuvuga nabi no mu ndirimbo barabivuga hera kuri The Ben so mu managinga ariko ugiye kuri The Ben ukamubaza The Ben nk'umuntu wa managingwe na muyoboke biravuga ko ku managing kandi wowe urabihakana niye message wamuhereza The Ben uzi ibintu yakubwira ukwiriye kumbisa ukama amahoro ngatora gatotsi Tom Cruise niwe managinze
Tom Close umugiyeho ukamubwira Tom Close ko bivuga ko muyoboke saziye muri kano gakino ku management na message wamuhereza ukwiriye gufata konji ugashaka ikindi wakora kikubaka abayoboke abaroze turiyo naba Urban Boys no wamanaginze se ariko mbaje Urban Boys ko muyoboke wamanaginze bikavuga ko afite ishyari kuri na message mwamuhereza urwanira byinshi ukabura nabike warufite reka iby'ishyari uhige wenda nawe umuntu mu by'ukuri nge nemera hari ibintu abanzi baririmba ariko hari igihe bijya bibagaruka urugero nka Meddy biravugwa ko umugore we yamukubise urushyi ariko iyo ugiye mu ndirimbo ze usanga Meddy ari we wizize biravuga ko bamukubise urushyi ariko iyo ubajije abahanzi usanga byose bihura hera kundi Safi yarariyo Safi umugore wa Meddy ajya gukubita Meddy urushyi byatangiye yari imikino sinarinzi ko bizaba baba mukubise urushyi nyuma yaho ngaho hakurikiye iki umuntu basa nkaho bazankanuza makanyaga biravuga ko urushyi mu by'ukuri batari umukubise bwa mbere ni inshuro nyinshi cyane ni nk'inshuro ya kangahe ubu nubugira gatatu ariko uyu mugore aranamenyera ariko se ko numva ko ari inshuro ya mbere yakubiswe urushyi bebe nibyo bavuga nibyo si bwari ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu ariko uyu mugore n'izina ry'Imana aramenyera King James niki gituma uno mugore mu by'ukuri amenyera umuntu bita Meddy urukundo rwarashize inshuti zabaye nye nawe muba na kabiri nacya gukuraho ariko nawe ntukabeshye kunzi ko umuntu bita Meddy afite amafaranga ariko n'umugore ngo nana amafaranga afite Meddy hari amafaranga afite amafaranga ariko nta mutima icyo nicyo gituma umugore ari kukumenyera bya sana none se Meddy ko yagukubise inshi nyinshi ubuzima bwawe bumeze bute harahongera nkumva na yindi ntambwe sigaranyi mbere none urumva umerewe ute ni nko gusogongera kurupfu mwamwaye amashyi nyamuneka none se Meddy ko numva mu by'ukuri umugore yakwirukanye no mu nzu uburiye ubu ndabungabunga nk'uwabuziya TMC umuntu arinda abungabunga nkaho uri muri Amerika wafashije umuntu bita Meddy agataha mu Rwanda wenda zaza n'amarira mu maso Meddy urinda uzanwa n'amarira mu maso kweri watashye amarira y'umugabo atemba Meddy amarira rena atemba ajya mu nda mu by'ukuri watashye mu Rwanda aho kurinda upfira muri Amerika ntacyo nzaba ndi kumwe na Yesu abanzi mu Rwanda bajya bakora ibintu bitangaje gusa before I go straight to the end I want to thank abayobozi bari hano mu byubahiro byanyu mu by'ukuri muri abantu b'agaciro izi brage nkoze kuri Meddy ni nabikuye kuri fata ku mavuta kuba bibasekeje niho idea nayikuye so ndagira ngo mudukorere ubuvugizi mu by'ukuri bazamufungure kuko yarize bihagije ni ibintu bitangaje ikindi ngira ngo mu nkorere w'ubuvugizi mu by'ukuri mujya mudushishikariza ngo turwanye ikintu bita igurishwa ry'abantu ariko nyakubahwa abayobozi igurishwa ry'abakinnyi ryo ntago ari abantu Yannick bajya kumugurisha bamugurishije nk'ingemeri y'ibishyimbo cyangwa bamugurishije nk'umuntu none igitangaje polisi mwenye FC yaguze Byiringiro Rage ubu barapanga no kumugurisha ahandi hantu ngira ngo muzadukorera ubuvugizi hari ikintu numva mwakura itegeko ry'abantu bafata itungo rigufi ku ngufu kuko nawe munyumvire bayobozi umuntu yafashe itungo rigufi ku ngufu ari n'abemeranya n'amatungo nk'ihene urugero yahebe kumva umuntu nyine umuntu wafashe itungo rigufi ku ngufu
n'uwari bazema karikatijo sakarikuraho akikabura ubuzima ninde wahanwa icyo gihe ubuyobozi yabi bibazo pe no mu nzego harimo ikibazo samufite umunyamabanga uhoraho kandi ejo bundi baramuhinduye ukibaza ahoraho mu buhe buryo ibintu bikaducana ako sizi intore muri hano niba muri kunyumva neza ibintu ndi kuvuga intore niganya nubwo haca mu ishyamba ry'inzitane wakugeza muri Nyungwe saa sita z'ijoro nkabona ko iyo nzira uyibona tuzarwubaka ayiwe aha turugire nka paradizo ayiwe Joshua arwubake muyoboke arwubake Asanga muyoboke nk'iyo uririmba iyo ndirimbo uri umwana we uko baganisha ku bana nyine batoya abana nibo bazarwubaka ahubwo ugomba gukora remix bazarwubaka uko muyoboke mu by'ukuri ino ndirimbo iba ikureba ni ukuvuga ngo n'akanuma wayiririmba akanuma kari did you like to ikinera arayaje ari imyaka nyine iba yararenze urugero rwayo gusa as I'm ending hari ikintu kikibura muri hari ibintu byaje ngo tugomba guhindura brag ariko no muri music nyarwanda bagomba guhindura indirimbo niba mwarayibonye muri BET Awards Grammy Awards hari uburyo bavuga best song of the year ukavuga ngo ino ndirimbo koko ni y'umwaka ino ndirimbo ikwiriye award sinzi mwarabibonye urabona ari uburyo babanza bakanayipresent. Ladies and gentlemen, allow me to go straight to the best song of the year. Number 1, Sensational by Chris Brown. Bakahita banayikina. DJ vuga kuyogati. Number 2, Not Like Us by Kendrick Lamar. Let's go. Trying to strike a chord and it's probably A minor. DJ vuga kuyeho hano mu Rwanda MC ni ubanza kubyica bwa mbere. Reka tubanze turebe indirimbo zahiswemo muzo tugiye kuvuga. Nimero ya mbere Akinyuma by Bruce Melody. DJ buko yakaze kigaki. Iya kabiri muzahiswemo Wamabyiwe by Bitkira. And the winner is Bitkira. Bitkira kahita zimbera agashimira abantu. Reka mbanze nshimira abantu bose bashigikiye amabyi yanjye. Ndabanza nshimire mama papa muyoboke Alex waravuze mu by'ukuri imbere yuko nyasora abantu bagomba kubanza kumenya umwimerere w'amabyi ngiye gusora abantu barayakunze. Namwe abantu muri hano mukomeze musharinga amabyi muri family hano hose. Thank you so much. My name is Joshua.